VIP twageze tariki 23 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2026 nitwa Sini yandagarutse muri gahunda yacu yakura amafaranga muri betting. Umeze neza se? Kanizere ko mwese mumeze neza kuko nanje meze neza cyane. Abavuriza kumeza kugira intangiro z'icyumweru nziza. Narababwiye ngo imbaduka karugurukanye ku munsi wo kwa mbere mu gikuri zi reflector cyangwa se zafecta icyumweru cyawe uko kizarangira. Ugomba kuba ufite imbaraga ku munsi wo kwa mbere mu gikuri kandi kugira ngo bigereho biba bisaba ko ku munsi wo kwa gatandatu kuba ku cyumweru ugira discipline ugakora sport zihagije ukanywa amazi menshi ukakora ibintu bituma uruhuka mu mutwe cyane siri tukujya ku mazi ku bantu bakubazi koga bakunda no koga mu gikuri ukareba ahantu wajya kuri piscine ntago ari ibintu biba bihenze cyane piscine nyinshi ndumva ari je pense 5,000 kubitanga n'ubundi bagenda ukabyishira mu kabari so kubitanga ukagenda ugafata amasaha 2 kuri piscine cyangwa isaha n'igice warangiza ukicara ahantu hawe uri muri nywera ka cyayi cyangwa ka coffee bagafanta nk'ibyo kunywa bikumena umutwe ubundi ukaganira n'inshuti zawe gake ugakora sport ubundi ukajya kuryama no kubundi kandi umunsi wo kucyumweru wanjye gupanze kundi mipira rero iyo nk'abantu yugiye nko kuri stade ukareba kamace kabaye ugakomereza muri televiziyo ukareba match zo muri Burayi mukikuru butegura umunsi wawe kwa mbere kandi umunsi wo kwa mbere utangiranye imbaraga bro nukwikimana icyumweru cya kigenda neza pe kandi ikindi fera yose wamwagize mu cyumweru cyashize insinzwe yose cyangwa se amakosa yose wabarakoze mu cyumweru cyashize ndakwinginze yibabarire yareke aho kugira ngo ufate umwanya uyatinde ahubwo tangira wiga ikintu gishashiri bumanukane mu cyumweru gisha bro ngo umusaruro ku munsi wo kuwa mbere biraza kugira ingaruka nziza ku cyumweru cyawe. Natwe muri rusange muri office yacu ntabwo icyumweru cyashize cyatubereye cyiza mu buryo bwari bwo bwose. Bari kuba twarahakinzwe ama email ama account tukaba n'umunsi umumva umuntu agutwaye email ntabwo kuriya none umuntu akunda no kuba yigiriye no hanze ugeze hanze nta kindi kiba kiri gukora mu buryo bwo kuvunja amafaranga ukora bari kubona amafaranga nicyo bita internet banking. Internet banking nyine murabizi nyine just it's connected to your email and your phone. They give you OTP on the email of a phone what and what. So urumva ibintu biba bigoye cyane umuntu ahakinza mu email yawe akagira gute ni ibintu biba bikomeye cyane so impamvu nyine bikavaho na WhatsApp bakayatwara n'ibiki ariko team yacu ya IT iri birimo neza cyane bimwe mu bitara tugendekeye neza bituma nakazi rwose akazi ku cyumweru cyashize twagakoraga rwose ubona umuntu asa na afite stress arimo arwana no kugarura ibintu bye ariko nyine ntabwo byoroshye murabyumva sandabizi yuko icyumweru cyashize fero yose yari irimo cyangwa se isizwe yose yaba baremo no kuyirengagiza tukaza kutangira ese niki gishya tuzanye mu kimwe muri gikurikiyeho ngiye iki cyumweru gitangiranye imbaraga navuze ni akizeho promotion cyangwa se igabanyirizwa rya 30% ku giciro cya groupe ya VIP ku bantu 100 abantu 100 groupe yacu ubu ngubu uyu munsi irimo abantu 316 nshobora no kubakora akagroupe kanya abo bantu 100 nkakabashyiramo wenda nkaza kubahuza n'abandi nyuma ariko ndashaka kumekinga shoka abantu 100 babonye promotion 316 ni uri wa 317 making umbaza ati promotion wayimpaye abantu wayibonye cyane n'ubona uri munsi ya 416 umbaze ngo senior promotion wayimpaye search the auto message nashizemo auto message ishaje guhita ugosobanura nuvuga ngo ikintu usabwa wimbaza ngo bisaba iki ngo wimbaza ngo ibiki nyende ikintu umbaza ngo kujya muri group yawe ya VIP hariho niyo promotion bimbisaba iki nonje mukugusubiza ndakubwira nti icyambere no kwishura amafaranga dusanzwe twishyura yangaya ariko kubera ko nabakuriho 30% murasabwa noneho kuza kwishyura yangaya abataje none ntabwo bazi byabaye abataje none ntabwo bazi byabaye ngo ariko bagenzi habaye ibitangaza ko munantera inkunga bavyeti mu nkandira kanyenyeri muri no misi nta mafaranga mfite ndakeye kukiba butamburesinga kweli mbuga nkoranyambaga zacu zitari monetize mamona zidutunze ko tumeze neza bayina bimeze neza ndashima Imana rwose ntago ndi wa muntu uhora n'ibitekerezo bibi ndi wa muntu mu bibazo usanga ndi positive ntago ndi wa muntu ujya wica intege sange naparitse narize
akaririmbo k'abadiventisiti baririmba nk'umugenga mu buzima bwacu twese ni Yesu, nibyo umwami w'abami afite imbaraga mu kiganza cye, ikiganza cye kirimo imbaraga. Uwo niwe niringiye, niwe rutare rwanjye, uwo niwe njya nikomezaho, niwe njya mbwira iyo mbabaye, niwe njya ntura umunezero wanjye, niwe umenya inzira zanjye, niwe umenya ejo hazaza hanjye. Nayo mpamvu mpumuriza ku byashize, kubera ko anyitaho, kandi nawe nkurikiye menya ko Yesu akwitaho, cyangwa se Imana ikwitaho muri rusange. Uyu munsi kuri Tactical Zone nabateguriye analysis ku mikino igera kuri 14. Genda witoranyirizemo agapari kawe k'umushumi. Ariko mwebwe kuri United Street TV nka Global Channel, nka channel nkuru ya yindi, abateguriye udupari tumeze ngo gafite audio ya 2.58, aka kabiri audio ya 2.36, gatatu ni audio ya 4.85. Take wisely, bettinga mu rugero, take wisely and choose wisely, kandi hitamo neza. Akombina aho ushobora kudubuza tuno dupari ugakuramo kamwe, ariko ataruvanga ikipe zose wazikoze, nawe ukareba aho bigenda bishoboka, kuko nawe ubibona. Nzi cyo nuko mbambwira abantu basobanutse kandi bazi ubwenge. Agapari ka mbere ngiye guheraho nagafite audio ya 3.70 ya 2.58, kariho Fenerbahçe Istanbul na Kasipasa Istanbul mu gihugu cya Turkiya, mu mujyi wa Istanbul. Fenerbahçe irashaka igikombe cya shampiyona umwaka, bari serious cyane, bongeyemo amaraso ya N'Golo Kante, bafite Fred, bongeyemo Matteo Guendouzi, bafite Milan Skriniar, bafite Ederson Moraes, bafite Fred, bafite abakinnyi bakomeye nka Talisca. Ekipe ya Fenerbahçe irakomeye, irarushwa amanota 3 na Galatasaray Istanbul. Mwanya mwiza wo kugira ngo bayitsinde rero babashe kuba bayisatira. Fenerbahçe to win. Nyuma ekipe ya kabiri ni AS Fiorentina, umwanya wa 18 irimo irareba ko yava mu ma ekipe ya relegation zone. Mu minsi 18 ya mbere ya shampiyona twabonaga ikipe yagiye, ariko mu by'ukuri akazi bakoze mu mikino 6 iherutse, mu by'ukuri nabyo byerekanye yuko bagarutse muri mudu. Giye gukina n'ikipe bakurikiye ku rutonde rwa shampiyona ifite amanota 15 gusa, mu gihe bafite 21, bafite 21 basabwa gutsinda bagahita banganya amanota n'ikipe ya 16. Bikana kabasore nka ba Moise Kean, abasore nka ba David Rea, impamvu nyinshi zo kurwanira ekipe ya Move kabisa yo mu gihugu cy'Ubutaliyane, ko gusaba Fiorentina kuza kuba itsinda umukino kuri kano gapari kacu kambere. Pari kacu kandi kariho Manchester United iraza kuba yasuye Everton. Manchester United yerutse gutsindwa na Everton Old Trafford. Ko Manchester United mu mikino 20 ya shampiyona ya Premier League yatsinzwemo imikino 2 yonyine. Iyo mikino 2 harimo n'umukino batsinzwemo na Manchester United na Everton Brido. Manchester United rero baraba basuye Everton, yako mu mikino byibuze 6 yeruka guza Manchester United na Everton. Manchester United yatsinzemo 4 banganya rimwe, hanyuma Everton nayo itsindamo rimwe. Rero uwo mukino ndaza kugusaba kuza kuguramo koroneri ko zibuze kuba zigera ku 8, ni over 7.5 corners muri uyu mukino. Ibi byose bore mushima Uwiteka. Ndi urugero rwiza nyuma yo kubona miliyoni za nyuma kunyanya bro amafaranga. Bro, uriya bintu ndetse niyo watwara ibintu umuntu afite ubundi yagera bivukanye. Bro, niyo ntabwo twari icyo ufite kano kanya nacyo cyetse kunsabira umugisha ukavuga tuzagwa ahandi. Kavuga ati it's okay, God bless you. As long as nta kintu ngiye navukanye ntabwo ndi bubabare ngo nabuze ikintu iki.
cyakoze wenda iyo ntafite amafaranga yo kwishyura amabili nyine yo mu rugo, amashanyarazi, essence y'imodoka, ibiki nyine umuntu aba agomba gushyura. Niyo mpamvu tubyuka tugakora nyine, tuba tugomba gushyira mu mutwe kugira ngo dukemure ibibazo. Ko nakoze Imana nkumugisha, none ibyo yamaye igiye kubifashishamo n'abandi. What's up? So call me the vibe master. Niyo mpamvu mparana vibe. Aha, nikomereza. Agapari ka kabiri rero kariho odi ya makabiri 236. Fenerbahce Istanbul kandi n'ubundi tse mu gihugu cya Turkiya. Istanbul kabisa naza kugusaba kugura over ya 1.5. Everton Manchester United nayo nagusabye over ya 1.5 goals muri uyu mukino. Deportivo Alaves na Girona mu gihugu cya Espagne nayo nagusabye over ya 1.5 goals muri uyu mukino. Nyuma Damasco na cyangwa se Damas na Al Ahly Saudi nagusabye kuza kugura over ya 1.5 goals muri uyu mukino. Kana kwa gapari ka kabiri ko kariho ama over ya 1.5 over 1.5 gusa nta kindi kiriho. Ko gafite odi ya kabiri n'ibice 56 na 36 nako akagerageza kukibuka gutega mu rugero. Utsa ko groupe ya VIP ni discount ya 30%. Nimero mutwandikiraho ni 0741924249. Tutaragaruraho nimero yacu isanzwe uze kutwandikira kuri iyo ngiyo. Bari inshorezeho ya nyuma ni odi ya n'ibice 4 n'ibice 85. Maccabi Netanya na Beitar Jerusalem mu gihugu cya Israel, ko ni mu mujyi wa Jerusalem. Ekipe ya Maccabi Brito ya Beitar Jerusalem iri ku mwanya wa kabiri, aza kuba nyigusaba kuza kugura gutsinda umukino cyangwa se kuza kuba iwunganya. Masiko na Al Ahly sabye kuza kugura Al Ahly gutsinda ni muri Saudi Pro League. Everton na Manchester United, just the god Manchester United naza kuyigusaba kuza kuyigura gutsinda umukino. Nyuma Simuhana Al Ahly mu gihugu cya Egypt sabye kuza kugura Al Ahly kuza kuba itsinda uyu mukino, ko gafite odi ya 458. More you increase your odd, the more you decrease your chance to win. Buryo uko uzamura odd ibikubo cyangwa se odd niko ubugabanya amahirwe yawe yo kurya. Uko odd igenda izamuka niko amahirwe yawe yo kurya bagenda gabanuka. Bettinga mu rugero, betting make ukoreka shout ya menshi. United 3 TV na tactical zone na natwe mu biganiro byacu na natwe muri group ya VIP aho abantu 100 mwese mwemereye discount ya 30%. Ndetse numbaze ngo bisaba iki kujya muri group ya VIP, tangira nkubwira ngo bisanzwe bishyura amafaranga ya naya, none aya mafaranga y'undi rugero ni 50 urugero wenda bishyuraga ho 30% wenda urugero ni 2029 urugero birasigara byishyurwa. Numva ko nabashizemo nabahaye ubwasisi bumeze neza cyane, bashize igorora mu byukuri nta kintu muzasigara mu nshinja. Kunda cyane ko nawe hese amakudukunda tactical zone naho supporting urebe ikiganiro kiriho cyose ukirangize, ubundi nyandikire maze ubundi twibashe kuba tugenda na 5 kuri 5. Tubarinde rero, ciao ciao meza.